Ega yo fura iryo imara. Yo fura imara. Ibaze no kuri. Ndaraba nyikuye. Ituyisangira se wowe ntabwo uri. Reka nze nyigufashe. Ariko urabona imeze iyo iyi ngi bayita kamongo ubundi ujya kugira ngo itakugirira ubwo se urabona ari kamongo igira amagaragamba se ariko uziko ari byo koko iyo ntago ari kongo yitwaga Zaire kera yagiraga ya matisi meza cyane ariko iyi ngiyo ni karabuta kumva ko bavuga ngo kirekera kiraho kanze ngufashe amen urasenze mba nashije oye handi wavuze umurizo Cerao kujakumura narakunyuma ngo mwete mbasha ninka imara ntabwo nzagaruka mutwe umva ifise ni terapia nakubwiye ninka imara ngewe mushika zongera kumbona hano uzangaye inzoga zose si inzoga muzitondere urumva hari igihe ugira utyo ukicara n'abandi bagabo bagenzi bawe ukibwira ngo urimo uranywa agacupa nkabo kandi wowe baguhangitse kare inzoga uri kumva uri kwiyahura uri ikigo gishinzwe ubuziranenge zishobora guca mu tubari twose mwicaye murimo mugasoma bakakubwira uti wowe uri kunywa itariyo uti wowe uri kunywa inzoga kandi ureba isa n'izindi ariko ubona isa n'izindi kabura niyo mpamvu ugomba kujya usaba B1G bajya kuyiguha ukanza ukayihindukiza urebe hano hari icyapa ukarebamo indani niba cya giti kirimo nimba cya giti kirimo cyanditsemo Root Investment nubango iyi Root Investment Group iyi ni ihagarariye B1G nimba utari kuyibonamo gira ngo uri kubibona ntabwo yariyo babwira uti reka umva ko bagira ngo iki umva ndabirya iyi fi ndayivovora yose nyimare nintayimara ntabwo nzagaruka umva ko bagira ngo iki umva ko inyanza bogeza ndayikubita ariko uraza kumfana nawe ndagufasha ahubwo nawe okay ariko uje gake genda shonje urashonje nani ndashonje icara nze nguha amazi ukara zana amazi vuba uzane n'umunyu daipo ubwo se urimo ni muke ntago sindabyumva neza ariko nizere ko urimo buhagije ndayihera zana amazi nze yazana amazi hose urahera ku mutwe genda ry'umutwe ry'umutwe kwanza ngiye mbanze mpere ku murizo nzamuka hanyuma tuze guhurira hagati ujye ubanje kumpa umutwe kugira ngo tuze guhurira muri rompuwe ni ukuvuga ngo yewe urabona nyine ndi hano ku murizo urahera ku murizo titi nawe uhere ku mutwe papa duhuriremo hagati wowe wahereye ku mutwe kandi ugiye kuza ukihita wicara hano rero umenye ko uri umushyitsi nijye mushyitsi niwe mushyitsi ngende umutumirwa mukuru umutumirwa mutoya aho undire mu niko bimeze gahunda niko iteye mbo isosi yo nayo ntabwo yoroshye nze ngo setingemo baguseke induru zivuge setinga wereke kandi bene aya mafi rero bene aya ngaya twajyaga tuyarya kera muri Kongo ikitwa Zaire reka irahari Kongo yitwaga Zaire kera yagiraga ya mafi meza cyane ariko iyi ngiyo ni karabuta kumva ko bavuga ngo kirekera kiraho kanze ngufashe amen urasenze mba nashije oye handi wavuze umurizo Cerao kujakumura narakunyuma ngo mwete kanakuzani mbasha ninka imara ntabwo nzagaruka dore kandi vuba
barya se zongere barye turebe umwana ni yabuze imiceri Yewe gahungu kazi kawe none ubwenge ko watuma umuntu ugasanga mimaze Wana kajini kabiwa njini kabza nina kuvuabu birajyana iyo narindi guhiga isa nivuabu birajyana burya ndimo nyihiga kabisa iwani pero kabiwa njini hano sarande voilà sena rubonye tayari iwani rero nayizanye bene katire ndimo nayo kugira ngo bose ukati ndimu nanjye mbe niri urya kabisa ariko ngo urakirutse warugiye ariko ubundi umwana muzo ari muzo bita indwara bita umuvuduko umuvuduko rero ari umitanye mwari mujyanye tujyanye n'umuvuduko kugira ngo wawusigase nta muvuduko urajya ukamurira hakana ugaziza rero wakarabye nakarabye je yongere nkarabye none wakarabye rero hano ku mutwe uzagutse turahurira muri rompa aha ngaha ndahamena ryari wayibukuraho nkawushyira ku ruhande ngahera ku muntu ubwo se ntiwaza kuntangayo hoya ntabwo ngutanga ndagenda gake ubikore nta kibazo kuba ari wowe ari undi ntibyakora cya kigabo kinini gifite urudigi rungana n'umusozi oya ntabwo namwemerera yagutanga kabaze nkataka akantu kuko ngiye mugomba guhahekenya aho nkumva dore aka kantu n'ibyo birwara wari urwaye dore birajya konkombure aka gahita kayivura ubundi aka niko bategetse hari abantu barwaye mwene ibyo bintu nibyo aho ujya udushaka udukanje utu yesu ni ntayimana oya wowe ntushaka kubirira ibyo ngibyo nta kibazo njyewe ndi mu kazi ndariya ni ntayimana ubundi uzabambwira wiyemeje kwimara urusanzwe njyewe sinkunda ibiryo ariko iyo ngeze imbere y'ikiribwa nk'iki ngiki sha umva ntagwa ntawakwitanga ntabigereye ujya urya kututu ariko se utarya ifuka ry'umuceri rega umuceri nubwo wawusiga ariko ifi iragatsindwa dore ntabwo nk'iyi ntirobwa mu nyanja yo hano hafi ni iy'ubuhinde kugira ifi izave mu nyanja y'ubuhinde kugereho kuzi ko ari byo koko bari umuhore ndakura ariko umuceri buriya munabishatse hariya ibikondo mwawuhinze uyu muceri uranahari da za ngarama uriyo alafu ufite ikintu bita ekaye yadanje bigaragara ko ari igisore koko umuntu akajyana uruhu mbo babiri hariyo ngiye guca umutwe uratinda wantanga
kamwereke nawe ukuyemo akwaweraho hamwe Hebu. Kwanza tuita kabisa. Uwa kabisa. n'abasomye ifi Nini sitamatisha. ujye ndi sasa Kambanze mangala ni hivi. Yawa. Bako wagira ngo iki? mba ku Nyanza bogeza Bako Nyanza bogeza. ariko zibarogeza koko Bogeza iki? Yawe ndi. Navuga ngo wahekije ikipe. Ngo ikipe yacu ngo iraza gutsinda byanze bikunze. Ntagira ku kibuga bakabasukoza. kabakubita nk'abadahari ase wawe uretse kabano morale Situation wayiguriye nako wayibariro byehe. ifi wayibona amaso yose aryoha kimwe Noma. Arafana twigeze kwiga kera. Atubwira ko ifi yuriye ubwonko amatwi yayo. Ubwonko umeze umutwe. Uzabona ibintu bingi bimeze nka n'ubwoya ibi. eh Mubamo ubwenge bwinshi. ntabwo ari byo Ngwibiri nuko ngwibiri. Uzabijya buri gihe. umuntu yiganye n'amafi uwabyigishije yiganye n'amafi N'umushakashatsi. warabeshye Urabesha. ubwo bushakashatsi bwenda gukemanza Iyo ifi cyane ugira ubwenge. umuntu uzakora ubushakashatsi ku mbwa n'umuntu uzakora ubushakashatsi ku nyamaswa yitwa inzovu ibyo azavuga yamubwiye nzabyemera kuko burya igerageza gusa nawe yakuganiriza inzovu oya abo ngabo nabo barangije kuvuga ngo ese ni inyamaswa tutabana nazo mu nzu sinzabyemera tutanagendana tutanafite imico isa ndabigenzaho aza kuyimika mbanze nisasire B1 Gene ni ikinyobwa cy'abagabo bizanwanza uriki isohoka ebana mu bagabo biragukemana njye barambwiye uti uraryamye wibera mu buriri ndavuga ndetse ntabwo byari grave cyane ariko ubwo neza kuyihindukiza muri kutangaza ahubwo se ko mbona yamaye umutwe ndawuretse untanze si wowe se niwe watinze mu makona akazi kwa oya birakure mbeshye naba muretse umutwe umva ifise ni terapia njye nakubwiye nintaye imana njyewe mushika azongera kumbona hano uzangaye ubwa mbere bibonye ngambere nibone ko nawe reka uko inzoga zose si inzoga azitondera ahubwo muzitondere urumva hari igihe ugira utyo ukicara n'abandi bagabo bagenzi bawe ukibwira ngo urimo uranywa agacupa nkabo kandi wowe baguhangitse kare urimo kwiyahura inzoga uri kunywa uri kwiyahura uri ikigo gishinzwe ubuziranenge zishobora guca mu tubari twose mwicaye murimo mugasoma bakakubwira uti wowe uri kunywa itariyo uti wowe uri kunywa inzoga kandi ureba isa n'izindi ariko ubona isa n'izindi kabura niyo mpamvu ugomba kujya usaba B1 Gene bajya kuyiguha ukanza ukayihindukiza nturebe hano hari icyapa ukarebamo indani niba cya giti kirimo nimba cya giti kirimo cyanditsemo Root Investment ni ukuvuga ngo iyi Root Investment Group iyi ni ihagarariye B1 Gene nimba utari kuyibonamo kugira ngo uri kubibona ntabwo yari iyo babwira uti reka ikindi kandi nagira mbabwire abantu banjye murabona ko Nyagahene rwose bimwe mwavuze ngo ntajya arya ifara irangije mwarebaga nta hantu yagiye ku ruhande
nanjye amagambo murabibona yandenze ntacyo ndi kumufasha ubu njyewe nagiraga ngo mvuge ni ndamubabariye video zose twakoze ibiryo atabishobora uyu munsi agaragaje ko ibiryo yabirya ari uko nta mwanya bafite nta mwanya nubwo ngiye kujya kuri airport mu kanya hari gahunda mfiteyo abantu ngiye kuri kuva i Burayi uri buze kuza mu rugo mu kanya ndajya kumureba amadolari naza ari kumpamagara ni ukuvuga ngo iyo bayazanye aza ari ku mubare keretse iyo bari hariya nibwo bakohereza bijyebura yaje ntabwo ati ndamara ukwezi kumwe bandi umara ukwezi kumwe ndakoresha aya nkaya umuntu uzajya aza kundeba mu kubita wenda nk'ijana cyangwa se nkani ariko aye ku murongo aba yabaze ababaze ku buryo atapfa kuyavumbura uko abonye reka abaze ku buryo ya tariki yo gusubira yigera none aho kugira ze yayohereza iyo ari hariya biba byoroshye kuko banamubeshya akabyemera bari kwiyageza aho turabona inkweto zanjye iki n'ibiki ndashaka akabona urazambaye none ngo uti sasa risa ya kositimu wanyemereye bimeze bite yacitse abatubireba kuko muri tumwe bujye muganira ariko iyo ari hakurya ushobora kuvuga umutekano uzi n'ibindi hari umuturanyi wacu wagize ibibazo nta buryo bwo kumutabara cyangwa iki banakohereje nk'ijana y'idolari ugashyira ku mufuka habigeze kuvuga ngo yabuhahiye yarabeshye pe ati ngo uhahiye niba yaragiye afata ifoto bwoko ki nari yajyanye bari muri za 80 na kangahe icyo bari igisambo araje ngo ati dore mu rugo ukuntu babaye kwa mukecuru mu cyaro rwose mu mama ni hanze n'iki abadiaspora baramumeneye amafaranga arazaniriraga ndayamanitse fura yibaza uranyemeje iyo kwisomate njyewe kuva naba iyo kwisomate ndabaze ndayamanitse na oya mu mutwe uraza uburyo urangiza uravuga vuba kujya no kwitonda uko nari ndi kumva nujuje nkavuga reka maze nabibanze yumva aho bigeze nimanure bigende ngenda hagurukira rimwe ntangire bundi bushya ngahagurukira rimwe kanya narya kabisa biramanutse ntabwo isamaki se kudakora aho ushaka ngo wayitinya yombi kuyimara nirayimaze aho kandi mbonye uburyo uri kuyirya barega mureke agushakire aho uko bibobotaga mu mutwe sinawumaze urugwasaya rwose umutwe n'ubwonko n'ururimi ruracyarimo kano gatwe kameze nk'akakobura nta kajyanye ariko hejuru niho ubwonko bwinshi kandi ubwenge niho buturuka niho buva aho nubwo wambeshye rwose ubwo ngubu rero ahantu haba ikimoka byane aha ntabwo ayo ni amatama ayo hasi iyi nyabwo ifite ibihaha byinshi wabibonyeho kandi byose nkaba ari ibihaha ari na byinshi kabisa ari ibihaha dore ibi ngibi ibi nibyo bituma yumva n'ubu ngo biba bitwikiriye gutya amatwi ye ntabwo wayabona ariko iyo uhuye n'ikintu imbere urabona ijisho rye riba riri hano rirangaye abuze rero imbere gutya ireba ariko ihindukije gusa ibi ngibi nibyo bituma yumva biri gukoma biri guturuka imbere cyangwa inyuma ibintu bya noza bya aquatique noza ibintu kiri aquatique ni ibintu biba mu mazi ni biba mu mazi kandi noneho bakavuga ngo respiration yabyo ni sous-cutanée sous-cutanée ni ukuvuga ngo bihumekera ku mubiri nta mazuru igira
ni mu mubiri nuvuga mu mubiri wayo niho uhumeka nibwo buhumeka ngo buhumekera nuvuga ngo ya oxygene inyura mu mubiri ikongera ikagera uzarebe ko iyo oxygene irinjira igahita iwusohora ku munwa ikajya gutya ibikuramo oxygene yinjira wa umwuka winjiye uce mu mubiri igahita iwusohora mu kanwa ushorera mu kanwa ishatse yawubika byayikoraho ubibika mute nk'uko nawe uhumeka uyibitse nk'ibiro bine nk'uko nawe uhumeka ugahumeka oxygene irimo kumwe na gaz carbonique noneho oxygene nawe uhumetse irinjira ugahita usohora gaz carbonique unza oxygene ugasohora gaz abakunzi ba mushi ntabwo murimo kubibona neza ukuntu gahunda zimeze iyi ni round ya mbere uza gushya na round ya kabiri hagati aho bakamanze ariko iyi ngiyi kamanze ngiye n'ibimaze se ibisubizo ngiye yose ariko urayiriye pe imaze ntabwo ntabwo bambwiye bihaye barakubeshyeye rwose ibiryo urabishoboye ahubwo nta mwanya uba ufite komeza ngaho ugiye kwinyeganyeza nawe wumva ko bimanuka bamwe mutya numva uyu mugabo noneho asigaye arya kabisa nimba ari uko akirutse ubundi ifi ntawe ujya kuyirya ngo imare ni wowe wenyine mbonye uyirya akayimara ashobora kuba ari uko akirutse uburwayi nashonje mashini y'umuhanda ubundi rero zone kabiri yon gin manuze ubundi ndenze rusosi ngubu nayisasiye ubu ntacyo yakugira ntacyo yagira akareka ako uzi ko ngiye gufata urugendo biza se umuntu aza kukanywa yitonze yikamye fureshi aya ntacyo n'umuntu we none ukuvuga ngo kuva wowe yishimiye niyo nzajya nimera rero n'impamvu ndayizi ngo gifite binini bya muganga wa mugani haracyarimo akantu ariko niyo birasaba nyine uza kugenda umuntu akanywa gake umenyereza reka burya ntabwo yita uburohayo nkaza mugenda umenyereza gake iyi filime iyi fi dore bakantu gusigiye mwana akantu gusigiye ukuntu ariko aya manuza ntibayakuyeho bayita maekari ifaransa ce sont des écailles ubundi igomba kuba ari nzima yose hari umugabo hari ibiganiro njya mbona kuri televiziyo bateka intuza inka yose iyi nk'uko uyibona yose ibyashya se ntabwo yashya n'amaye barayifata bakayicomeka ikintu kimeze nka nakubwira ngo kira ushinze impambo hano ushinze izindi hano ucometsemo inka noneho urabona itopito ukuntu bimeze gutya noneho inka ikaba iri hano hagati bayicajemo na hano yose ikaza kikagera hano inka irimo hagati bayicometsemo yose ariko uko yakabaye barayikata bagapakiramo ibitunguru bagapakiramo bya pavuro bagapakiramo inyanya bagapakiramo za sauce tomate bagashyiramo tungurusumu bagashyiramo noneho ubundi bagacanira hasi bakayitegura bakagenda bakayishyira hasi y'umwobo ahantu bacukuye umwobo umuriro urimo kuzamuka uzamukiraho ariko umuriro ntabwo uyigeraho umwuka uriya bushyuhe bwonyine ubundi inka bakajya bayikaraga bakaraga basukaho utubuto dukeya bayoroshya iyi nka iroroha bakayivanaho yose uko yakabaye bakayiteka bakongera bakayimanika
ubundi ukajya n'icyuma ugakata ugakuraho ishoboye utera nakumbi murakoze cyane rero ubwo urukwavu hafi aho urukwavu aka gakwavu ni gatoya kuri iyi fi gato cyane numva nkubwiza ukuri iyi fi yari ifite nk'ibiro 7 ntabwo sinzi niba ntibashe guhaguruka ngo ndebe intambwe zingahe kubera ko hafi y'ibiro byose ubiriye cyakora n'uwayi prepaye nawe azi guteka uze kumushimira pe arayakwiye